mwari mukwiye kuza kugura hakiri kare ibintu byose bikiri ku ma discount. Mwari mukwiye kuza kuba murimo kugura ibya New Year. Urabona umwaka ugiye kurangira, tugiye kurangiza umwaka tuva muri 2024 twinjira muri 2025. So muze rero mugure ibintu bikiri kuri ma discount, mukiri ku ma discount. Umva nukunde kubacira ku mayange this time. So ariko the way turimo kugenda tuzamuka tujya muri season nziza muri Dubai, aho abantu bose baba barimo kuza, aho Dubai biryoshye, ikonje, iri cool. Ibintu bizahenda, amahoteli azahenda. Donc Dubai ibiciro byaho nago biri. Good morning my beautiful people. Ni happy once again. Reka nizere yuko umeze neza, reka nizere yuko ku mpande z'isi yose aho muri igitondo cyanyu ari cyiza, kuba kiryamye, kuba ahantu hatandukanye ku mpande z'isi yose. Reka mbifurize ibihe byiza, yaba ari mu gitondo, good morning, yaba ari afternoon, amasaha ariyo yose atandukanye y'isi yose. Reka mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza, yaba ari muri Amerika, Canada, mu Rwanda se, UAE, ejo bundi nawe ndimo gucekinga kuri abantu badukurikirana cyane, dusanga dukurikirana cyane n'abantu bo muri abenshi ni mu Rwanda, hagakurikiraho US, hakurikiraho UAE, hagakurikiraho US. Abo nibo bantu dufite this time bari kudukurikirana cyane. Reka mbifurize rero ibihe byiza, reka mbifurize kugira ibihe byiza mwe n'imiryango yanyu. Bimeze gute ko nta kintu muri kutubwira? Ariko ntago mperutse kubona abantu baca inbox bakambwira ati dukeneye ino service, dukeneye ino service. So twebwe twibera muri tourism industry, ntuzatinye kugira ikintu icyo aricyo cyose utubaza ku kijyanye na tourism industry. Tuzatinye kugira ikintu na kimwe utubaza ku bijyanye na kazi kacu, cyangwa abashaka ama service amwe namwe atandukanye, yaba ari ku bantu bakunda gushopinga, ku bantu mwari mukwiye kuza kugura hakiri kare ibintu byose bikiri ku ma discount. Mwari mukwiye kuza kuba murimo kugura ibya New Year. Urabona umwaka ugiye kurangira, tugiye kurangiza umwaka tuva muri 2024 twinjira muri 2025. So muze rero mugure ibintu bikiri kuri ma discount, mukiri ku ma discount. Umva nukunde kubacira ku mayange. Ejo nahoze nzenguruka amamolo yose ndimo kureba ibintu byose now biracyari kuri discount, biracyari ku biciro bishimishije this time. So ariko the way turimo kugenda tuzamuka tujya muri season nziza muri Dubai, aho abantu bose baba barimo kuza, aho Dubai biryoshye, ikonje, iri cool. Ibintu bizahenda, amahoteli azahenda. Donc Dubai ibiciro byaho nago biri kuri standard, bavuga ngo nago bihindagurika, birahindagurika bitewe na season. Ubwo rero icyo nakubwira, please book your ticket, buy visa, uze hakiri kare, ugurira abana bawe, ushopingira abana bawe ibya New Year. Nimuze abashaka kuza gushaka akazi, ni muri planning ubu ngubu, muze muvuga ati tugiye gushaka akazi. Donc mutangire guplaningira next year, ubu turimo turabona 2 months kugira ngo twinjire mu wundi mwaka. So urumva yuko rero amezi arihuta, amezi ariruka cyane. Ubwo rero muze mutugane, mutubwire, muduhe comment, mutubwire ibintu mukeneye, service zose mukeneye, iyo wifuza yose, yaba ari uburyo waza muri UAE, yaba ari amakuru washaka kumenya muri UAE utazi, please come tuzakubwira more and more. Twebwe kandi nago tubeshya, nago dutanga amakuru yizewe, kandi na service dutanga iba ari service tuzi neza, yizewe. No kuvuga iyo tuguhaye service tuba turi sure neza yuko nta complain ishobora kuboneka. Anyway, ntago complain yabura cyangwa challenge muri buno buzima bwawe umunsi tubamo. Ariko
ndabashishikariza kugira ngo muze mutugane tubahe serivisi mu by'ukuri. Uyu munsi rero hari aga challenge cyangwa hari update ishaka kubagezaho. Muri UAE hamaze kugaragara yuko guhera ku itariki 30 z'uku kwezi abantu bari basanzwe bakora ama visa change cyangwa abantu bazi ikintu cya gahunda cya visa change ku bantu badafite ama Emirates ID, iyo nuza iyo option igiye kuvaho cyangwa iyo option igiye kuvaho ku buryo umuntu wese uzajya uba muri UAE agomba kuba afite Emirates ID. Ubwo rero icyo ni ikintu gikomeye cyangwa ni challenge abantu batuye hano muri UAE bagiye guhura nabo, ku bantu badafite amafaranga ahagije yo kuba bakora ama Emirates ID. Kandi reka nibutsa abantu yuko umuntu ugomba kuba ufite Emirates ID ubundi ni mu buryo bubiri, ugomba kuba uyifite ku rwego wayiguriye ku giti cyawe, kuko hano birashoboka kuba wakwigurira residence cyangwa ukaba ufite akazi ko kuba wabasha akazi kakabasha providinga iyo service ya visa. Ubu rero ikaba ari challenge igiye gufacinga abantu benshi batandukanye bo baba muri UAE ihagije cyangwa badafite that amount yo guhita bagura Emirates ID. So ntabwo nzi impamvu turacyakomeza gutoza amakuru y'impamvu bakuyeho iyo visa. Ubu ni ukuvuga visa yawe izajya irangira uhite utaha iwanyu, cyangwa wongere wa applying new visa yo kugaruka muri UAE. So icyo ni ikintu kirenze, ni ikintu kigiye kutugora. Ni hatari kabisa. Ni hatari ikintu cya visa muri Dubai. Ubundi mbere Dubai yari amezi, washoboraga kuba wakwapplying visa y'amezi 3 bigakunda, nyuma baza kuyikuraho bagira iy'amezi 2. Kandi umuntu wese uyihawe iyo wapplying y'amezi 2, amezi arashiraga, bigagomba yuko ukora exit ukabona kongera kugaruka again. So ubwo nabyo ibyo bintu bihindagurika bya challenges abantu benshi, bigora abantu benshi kugira ngo umuntu yakwapplying visa muri Dubai ko udafite amafaranga menshi ahagije, kuko iyo residence irahenda. Iyo residence irahenda cyane kuko usanga almost bihagaze ni ibihumbi hafi 2,500. Ariko ça dépend na company ya wapplyingiye iyo visa cyangwa washatsemo iyo visa. Harimo amakampani cyane amakampani y'Abahinde n'Abapakistani, usanga abatandukanye n'izindi company. Hari aho bayigurisha 7,500, ariko nkanjye nyigura nayiguze 8,500. So urumva yuko rero ntabwo byoroshye, ni challenge igiye kudukomerera, kandi yari tworoheye mu buryo bwo kugira ngo dushakishe amaramuko. Urumva yuko rero ntabwo byoroshye. So kuri iyo gahunda rero nababwiraga ku bijyanye na visa, ntekereza yuko barimo gushaka kugabanya abantu muri Dubai, kugira ngo iyo hajeho gahunda nk'iyo ngiyo, aba ari ikibazo runaka cyangwa government ishaka kugira ngo maybe igabanye abantu muri Dubai, abantu binjiraga nyine iyo movement ibaho. Kandi abatipe bazi business bya hatari, bariyeranja bakareba ibitagenda neza bakagira gutya. Visa yabo barayicuruza cyane. Ntekereza yuko visa iri mu bintu byinjiriza this country. Visa yabo barayicuruza, kandi visa umva niyo visa nabonye ihenze ku isi. Visa ya Dubai irahenda. Donc ubuzima bwa Dubai somehow complicated. Nubwo umuntu ashobora kuza akaba yabona chance, akabona akazi agakora akagira gute, ariko ubuzima bwa Dubai somehow complicated kabisa, kandi buri very expensive. Ubwo rero ku muntu ushobora gutekereza kuba yaza Dubai, yumve yuko ari ubuzima butoroshye, yumve yuko ari ubuzima atari paradiso nk'uko abantu bajya bayibona kuri image ku mafoto, bakavuga this is the country nifuza kabisa kuba najyamo. Ariko ni igihugu cyiza ku muturiste, ukaza ugasura
ukigendera, ugira good experience, ugira experience nziza kuko Dubai iraryoshye mu buryo bw'amafoto, Dubai iraryoshye mu bintu byose, harasa neza, ni ahantu wakwifuza gusohokera ariko ni ahantu utakwifuza gutura, ni ahantu utakwifuza gutura kubera yuko Dubai ihenze. Njya ndeba ukuntu ejo bundi nari ndi i Kigali, ndeba ukuntu mu Rwanda hasigaye hahenze, nkompayaringa na hano, mpita mbona yuko hano tudahendwa, ariko cyane cyane i Kigali naje gusanga ibintu by'ibyo kurya birahenze cyane. Food irahenze cyane, ariko ibintu i Kigali bisigaye bihenze kandi n'amafaranga yacu nabonye yarataye agaciro. So ntago ari ibintu byoroshye rero mu by'ukuri, Imana itwifashirize. Hari ahantu nifuza kubabwira ku bantu ba honeymoon, kubarangira, ndifuza kubarakomanda ahantu hitwa Love La Mer. Love La Mer ni ahantu ku bantu ni honeymoon destination nziza cyane, ni honeymoon destination nziza ushobora kugerayo ukaruhuka ukumva yuko wasohotse. Ni ahantu heza cyane, ndaje mabereke murebe ukuntu hameze, dore ukuntu hameze ahangaha. Love La Mer ni ahantu ushobora gusohokera, ni honeymoon destination nziza cyane. Ngahari se umeze gutereka, bashishikarize kora subscribe kuri YouTube channel yacu, komeza kandi duhe ibitekerezo ku bantu bashaka gukora activity nyinshi zitandukanye, ku bantu bashaka kugura amamodoka, umva abashaka kugira ibyo babaza, feel free kabisa kubaza, tubwire ikintu cyose wumva wifuza, turi hano ku bwawe, turi hano ku bwanyu, turahababereye. So tuzajya tubatembereza rero Dubai. Uno munsi ndaza gukora desert, mbereka ama challenge kuri next video ndi bwa uploading, ndaza kubereka challenge ziri muri desert, kuko umuntu wese uje muri Dubai ikintu abatekereza ni desert. So mu by'ukuri njyewe muri Dubai nikorera tourism industry, nibyo niberamo. So ubwo rero nawe ushaka gutembera, ushaka kugira gute, ushaka hararyoshye kabisa. Iyi area urabona city view, ni area nziza cyane. Love La Mer ni ahantu ni honeymoon destination, ni ahantu heza cyane ushobora gukorera, kuruhukira, ushobora gutemberera, ntibikubuza rero kuba wakwikorera trip yawe kuri Love La Mer.